Yes right, check. Amahoro y'Imana we muntu ukomeje gukurikira ibiganiro bya TKM TV Rwanda online. Amahoro y'Imana kandi yongera kugera kuri dukurikiye kandi tubonye bwa mbere twongera guhikazana kuri TKM TV Rwanda. Nge ugusuza kandi kwikiriza ndetse ugwa ikazana ku mirongo migari yose ukomeje kudukurikira by'umwihariko hano kuri YouTube channel yacu ya TKM TV Rwanda. Nge nitwa Gakuru Janvier. Hanyuma mbanza kongera kugusuza cyane wowe ukomeje kutwera ko turi kumwe ukomeje kundi ibiganiro byacu abantu mwakunze ikiganiro cyacu giheruka cyakubwiraga ku nkuru za Kuro umwami Kuro uburyo yateye imbere ariko mbere gutera imbere yari muntu ki yari umuntu wabanje kuba mu buzima bumeze bute cyari ikiganiro cyiza cyane abatarakirebye cyangwa abatarakibonye musubira inyuma aho hasi ndaza kugishyira hasi muri comment ya mbere igomba kuba ari yanjye muraza kugisangaho ndaje nki droppingemo hasi muri bukibone. Hanyuma ndizera yuko Imana ikomeje kubarinda mukomeje kugubwa neza mukomeje kumererwa neza wowe udukurikiye uri mu ntara enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda haba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda haba bari iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru turizera tushidikanya ko mwese mukomeje kumererwa neza cyane. Hanyuma kandi wowe muntu ukomeje kudukurikira uri hano mu mujyi wa Kigali turizera tudashidikanye ko nawe ukomeje kumererwa neza. Birashoboka ko ushobora kudukurikira urwaye utameze neza ufite ibindi bibazo bitandukanye ariko by'umwihariko wowe urwaye hari Imana ikiza. Hari abantu bashobora kudukurikiye bari kwa muganga hari umudukurikiye muri mu bundi buzima wenda ushobora bubagoye butameze neza ariko Imana yo mu ijuru hari kandi irakomeye ndetse ihari kugira ngo ibafashe mu mererwe neza. Nawe muntu kandi udukurikiye ufite ibyifuzo by'uburyo bwinshi butandukanye komeza usenga Imana ariko by'umwihariko hano kuri TKM TV Rwanda tubashishikariza gusenga ariko munakora tukanabashishikariza gukora ariko munasenga. Kuba wabusenga gusa ariko udakora birimo ikibazo kandi kuba wabukora cyane ariko udasenga nabyo birimo ikibazo. Uyu munsi rero tugufitiye inkuru navuga ngo ni iy'akababaro, inkuru yabonetse mu karere ka Gakenke hashize umwanya muto ushoboka. Ni inkuru ivuga ngo Gakenke inkuba yakubise abari barimo gusengera ibuzinganjwiri bane bahita bapfa, bane bahise bitaba Imana. Iyi nkuru rero iteye ite twahisemo kuyigukorera twahisemo kuyikwegeranyiriza kubera ko ibifite aho bihuriye byose niyobokamana hano tugomba kubibagezaho zaba inkuru zibigisha nkuko babwiye gukora munasenga kandi ndetse no gusenga munakora. Ibi byose hano turabigufitiye tugufitiye ibiganiro birimo abatumirwa batandukanye batubwira ku by'ijambo ry'Imana badugura ku by'ijambo ry'Imana tugufitiye ibiganiro biri documentary cyangwa ibiganiro mbarankuru bivuga ku mateka nk'umuntu ahoze mbabwira ko turi kubategurira ikiganiro cyangwa inkuru ivuga ku mateka y'umwami Salomo yari umuntu umeze ute yateye imbere ate yakoze ate. Ibi byose turagushishikariza komeza kubana natwe ukagenda ubikurikira hano. Nari maze kubwira ngo Gakenke cyangwa ahazwi nko mu karere ka Gakenke inkuba yakubise abari barimo gusengera ibuzinganjwiri bane bahita bitaba Imana. Iyi nkuru rero iteye ite ihagaze ite? Amakuru aturuka mu karere ka Gakenke avuga ko abantu bane muri batandatu basengeraga ku musozi wa Buzinganjwiri bapfuye bakubiswe n'inkuba. Iyo nkuru reka nyikubwire neza ubashe kumenya uko iteye. Hanyuma kandi mbanza kubwira ngo wowe utubanye bwa mbere ntibagire gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bisanzwe kandi bikurikira kurabona ko ahari ibiganiro byinshi kandi byiza cyane udakwiye gucikwa. Hanyuma rero ku gicamunsi rero cyo kuwa kane tariki ya 6 Gashyantare 2024 abantu bari mu masengesho ku musozi witwa Buzinganjwiri mu kagari ka Mbirima mu murenge wa Coko akarere ka Gakenke bakubiswe n'inkuba bane bahita bitaba Imana. Amakuru avuga ko abo baturage bari batandatu bakaba bari ku musozi witwa Buzinganjwiri basenga ari naho inkuba yabakubitiye. Abatuye muri ako gace bavuze ko aho inkuba yakubitiye abo baturage bari mu masengesho bahasanze Bibiliya ndetse n'ibikapu byabo bari bitwaje. Ku bantu birumvikana iyo abantu bagiye gusenga ku musozi akenshi baba bafite ibyo bitwaje Bibiliya bafite ibikapu rimwe na rimwe uzasanga ab'igitsina gore bo baba banafite ibitenge bagiye bitwaje. Hari n'igihe rimwe na rimwe banakenera kwicara bakarambura n'ibyo bitenge birumvikana. Hanyuma rero
umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza we avuga kuri iyi nkuru yagize ati ntabwo byemewe ariko bakunda kuhasengera. Abaturage bakaba bavuga ko abo bahagira icyo kibazo ngo bamwe muri bo bari abayoboke ba ADPR. Birakekwa rero ko bashobora kuba bahasengeraga gusa ntibiremezwa, biracyakurikirana. SP rero Mwiseneza yasabye abaturage kubahiriza inama bagirwa no kwirinda ibiza. Asaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kurushaho gukangurira abaturage kubahiriza izi nama bagirwa. Asaba kandi abaturage gusengera ahantu hemewe. Iyi ni inama tugirwa kandi duhabwa n'umuvugizi wa polisi hariya mu ntara y'Amajyaruguru ariwe SP Jean Bosco Mwiseneza. Hanyuma kandi rero aho inkuba yakubitiye aba bantu bari ku musozi wa Buzinganjwiri hatuye ni inkuba rero yakubitiye aba bantu basengeraga kuri uno musozi wa Buzinganjwiri. Ubundi kera ngo hari hasanzwe hatuye umwami. Icyo giti rero ngo ni ikimenyetso basanzwe bamwibukiraho, bibukira kuri uwo mwami. Gusa ndabona batamenshoniza amazina y'uwo mwami cyangwa se ngo bavuge ngo uwo mwami yarinde. Mu nkuru zigiye zisanzwe kandi zikurikira tuzagenda tubitegura hano kuri TKM, harimo no kumenya gukurikiza amategeko ndetse n'amabwiriza ya leta. Niba bivugwa ko ahantu hatari hemewe kandi bikaba bigarukwaho n'ubuyobozi buvuga buti mugomba kugezajya mujya gusengera ahantu hemewe, icyo gihe nanjye naza mvuga nti rero bantu mukurikiye ibiganiro byacu nibyo dusenge dukora, tunakore dusenga, ariko kandi tunubahiriza n'amategeko. Tunagerageze kubahiriza iki? Amategeko. Yego bibaho ko ushobora gusanga wenda umuntu ataranabizi wenda ko bitabujijwe cyangwa ataranazi ko wenda bitemewe, ariko ni byiza ko tubazabaza tukamenya amakuru, tukamenya uko ibintu bigiye bihagaze, tukamenya icyo kubasha gukora mu buryo bwiza kandi Imana yemera, amategeko yemera, yewe natwe abantu twemera. Yego rero umuyobozi wa polisi Mwiseneza yasabye abaturage kubahiriza inama bagirwa zo kwirinda ibiza, kandi akomeza avuga ati birabujijwe, nta bantu bemerewe gusengera ku musozi cyangwa mu buvumo cyangwa mu rugo rw'umuntu. Abantu bagomba gusengera ahantu hazwi hari insengero zemewe. Ntabwo turemeza ko basengaga, iperereza rirakomeje. Babiri rero barokotse muri abo 6 boherejwe ku bitaro bya Ruri kugira ngo bitabweho n'abaganga. Imirambo y'abitabye Imana nayo ikaba yajyanywe mu buruhukiro bw'ibyo bitaro. Ubwo ni bitaro bya Ruri. Yego ngira ngo rero dukomeje kugushimira ukomeje kurikira gahunda za TKM. Buri nkuru yose isohoka, buri nkuru yose tubona ko hari icyo yabigisha, buri nkuru yose tubona ko hari icyo yabamarira, turi hano twiteguye guhita tuyibagezaho byihuse. Wowe udukurikiye komeza ubane natwe, icyo wumva twagufasha cyangwa twavuganira mu biganiro byacu bikurikira shyiraho hasi muri comment. Kandi ikindi ntukagende utatubwiye, reba utubwire uti bimeze gutya, turabibona gutya, mudukorere kuri ibi, ubutaha mwatuganiriza kuri ibi, ubutaha mwatumirira mutumirwa uyu n'uyu. Twe tubereye hano kubikora rwose. Hanyuma kandi ikindi ntabura kubabwira, utarakora subscribe ukaba ubonye ikiganiro ari ubwa mbere utubonye, uyu ni umwanya wawe mwiza kugira ngo ukomeze kugenda ubana natwe kandi mu biganiro byacu byiza ndetse bikurikira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, naho mu biganiro byacu by'ubutangiye ukwikiriza kandi uguha ikaze kandi ukomeze kwifuriza amahoro y'Imana hano kuri TKM TV Rwanda. Nitwa Gakuru Janvier. Shalom.